iyo Imana yagutoranije kandi ukaba igikoresho cy'icyubahiro, nta muntu ubasha kugira icyo agutwara. Byabaye kuri Dawidi, maze Sawuli aramubwira atumva, nta yindi nkwano nguciye, genda ugaragaze ko uri umusirikare nyakuri, maze wica abantu, unzanire imyambaro cyangwa ibinyita bigeze mu 100, ndaguha umukobwa wanjye. Dawidi yaragiye ngo maze yica abantu 200, maze azanira Sawuli ibyo yamusabye. Sawuli we yarateganije ko Dawidi bamwicirayo, ariko Dawidi agaruka yatsinze. Imana yacu yabwa icyubahiro, Imana yacu ibaha umugisha. Rero mukuri, reka mbabwire, iyo ugaragaye nk'igikoresho cy'icyubahiro, Imana igukoresha iby'icyubahiro. Ikintu gikunda gutuma abantu benshi batsindwa mu rugendo cyangwa mu mibereho ni ugushaka kumera nk'abandi, kwisanisha n'abandi, ukavuga uti abandi bameze uku, nanjye ndashaka kumera uku. Aba basore bitwara uku, nanjye nibyo nshaka. Aba bakobwa bitwara uku, nanjye nibyo nshaka. Aba bantu bameze uku, nanjye nibyo nshaka. Igihe cyose wumva ushaka kwisanisha n'abandi, icyo gihe iyo bitagukijije birakwica. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Nk'uko rero bari bamaze kubabwira, nitwa Mukamutara Uwimana. Tangajwe no kubona hari benshi bavuga yuko batanzi, cyangwa nuko ntari nagahagurutse ngo mumbone. Katureba batanzi, biratangaje. Nari nzi ko hafi ya mwese munzi, kubona rero hari abangana nk'uko nguko batanzi biratangaje. Ariko nk'uko pasitoro yababwiye, nkorera hariya Ingoma kuri field. Ibyo yababwiye nibyo nkora. Nshinzwe icyiciro cya MIFEM, icyiciro cy'abagore n'abakobwa, icyiciro cy'umuryango cy'abana, icyiciro cyita ku buzima, icyiciro cy'itorero cyita ku bushobozi bw'abafite ubumuga. Ndashima Imana rero ko uyu munsi Imana inyemereye kuza ahangaha kugira ngo mfatanye namwe muri aya materaniro. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ikigwa cyacu kiri buze gushingira cyane mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 16 ndetse n'igice cya 17. Ahanini aho niho tugiye gukura icyo tugiye kwiga. Ariko icyo nifuje kubabwira ngo niba Imana ikubonamo igikoresho cy'icyubahiro, uzatsinda cyangwa se uzagera ku ntego wihaye. Abantu benshi bagira intego, bakagira umugambi, bakagira intambara zinyuranye barwana, ariko kugira ngo umuntu abashe gutsinda no kugera ku ntego birasaba umubano wihariye n'Imana. Hari ahantu henshi dukunda kubona ukumva wenda igihugu runaka kirimo intambara, wenda ukumva ngo abantu runaka batsinze, ariko igihe kiragaruka ba bantu n'ubundi bitwaga ko batsinze ugasanga birahindutse. No mu buzima busanzwe abantu bashobora kuzamuka bakagera hejuru cyane, aho twita kuri apoje, ariko kandi kuko hari ikibura mu buzima bwabo, bya bindi ugasanga bihindutse zero. Muri abahamya babyo, hari abantu benshi mugenda mubona
mu yandi magambo ubu buzima turimo ni ubuzima bugenda imibereho isimburana. Imibereho igenda isimburana. Umuntu uko wamubonaga ejo uyu munsi ntaba ari kumubona. Uwo wabonaga ari umwana mbere uyu munsi ukabona n'umugabo ni mukuru. Iminsi ubuzima bw'abantu bugenda busimburana. Niyo mpamvu n'ibyo bakora nabyo birasimburana. Ariko iyi Imana ikubonamo igikoresho cy'icyubahiro, byanze bikunze uratsinda. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rishimwe. Katugushimire uyu mwanya, tugushimire indirimbo nziza zakuririmbiwe, tugushimire abana bawe Mwami bakoze umwiyereko mu izina ryawe, bagushima baguhimbaza, kuko ubahaye imbaraga, kuko ubatije ubuzima. Icyubahiro kibi cyawe. Tugushimire abaririmbyi bose banyuze aha ngaha, ni ku bwawe Mwami babikoze, izina ryawe rishimwe. Uyu mwanya rero tugiye kwiga ijambo ryawe, turagusaba ngo ube umwigisha mukuru, ukore ku mitima yacu, kandi Data bitume tugera ku ntego nzima zatuma tuzabana nawe. Ibyo abaririmbyi baririmbye, uko tuzakubona, ibitangaza bizakoreka turi kumwe nawe, ibyo tutigeze kubona bizagaragara. Turagusaba Mwami ngo uduhe umwiteguro ukwiriye. Amahoro yawe abane natwe mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nari mbabwiye ko icyigisho cyacu cyangwa ikibwirizwa gishingiye mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 16. Ariko mbere yaho gatoya hari ibindi tugiye gusoma, tugenda dusoma muri iki gitabo cyangwa se muri iri jambo ry'Imana. Iyo duhereye nko mu gice cya 8, igice cya 8 tuhabona Abisirayeli. Abisirayeli tubabona bisabira umwami. Ubundi bava mu Misiri bayobowe na Mose. Mose igihe kigeze ubuyobozi abuhereza Yosuwa. Amaze kubuha Yosuwa yambutsa Abisirayeli abageze i Kanani, arabayobora. Noneho bakomeza kubaha Imana no kugendera mu mabwiriza yayo. Yosuwa ashaje, abazanye nawe bari bazi amateka ya Isirayeli, bakomeza kubaha Imana. Ariko igihe kiza kugera, batangira uko bagenda bamenyera. Burya hari akamenyero twitoza, nyamara ako kamenyero iyo kataduhaye kuzamuka ngo tugere heza, amaherezo katugusha ahantu tutabasha kwikura. Rero Abisirayeli bagenda bamenyera, bageze aho bumva nabo ngo bashaka umwami. Icyo gihe bayoborwaga n'umucamanza Samweli. Barangije baramubwira batumva, urashaje, nyamara turashaka yuko natwe tugira umwami tukamera nk'abandi bose. Abantu benshi bashaka kumera nk'abandi. Ikintu gikunda gutuma abantu benshi batsindwa mu rugendo cyangwa mu mibereho ni ugushaka kumera nk'abandi, kwisanisha n'abandi. Ukavuga uti abandi bameze uku, nanjye ndashaka kumera uku. Aba basore bitwara uku, nanjye nibyo nshaka. Aba bakobwa bitwara uku, nanjye nibyo nshaka. Aba bantu bameze uku, nanjye nibyo nshaka. Igihe cyose wumva ushaka kwisanisha n'abandi, icyo gihe iyo bitagukijije birakwica. Bisabiye umwami baramuhabwa. Bamaze kumuhabwa, ariwe mwami witwa Sawuli, kumurebesha amaso. Ariko bisabira umwami kuko Samweli yarazi yuko bakoze ikintu giteye ubwoba, kuko bari banze Imana. Ntabwo Samweli byamunejeje.
yarababaye cyane, maze Uwiteka aramubwira ati rekeraho kuririra Abisirayeli, ntabwo ari wowe banze, baha uwo mwami bashaka. Rero Sawuli aratoranywa kurebesha amaso y'abantu, ngo yari umuntu w'igihagararo, muremure, munini, usumba abandi, yahagararaga mu bandi ngo akabasumba, no ku buranga ngo yari mwiza cyane. Arangije umwami wa Isirayeli. Ntabwo hano mpamuvugaho byinshi, ariko ndashaka kubabwira amakosa abiri yakoze. Ikosa rya mbere yakoze ni uko yashatse gukora umurimo w'ubutambyi. Igihe intambara yari imumereye nabi, kuko yari atangiye kwitwara uko Imana itashatse kuyitwara. Noneho intambara imumereye nabi, abona urugamba rukaze, kandi ategereje Samweli akamubura. Amara iminsi 7 ngo ategereje Samweli. Ibyo murabisoma mu gice cya 13 ku murongo wa 8, niho mwahera w'igitabo cya mbere cya Samweli. Maze Sawuli yigira inama yo gutamba ibitambo, utari umurimo we. Aravuga ati rero reka nanjye. Ubwo ni ukuvuga ngo wishatsemo ubushobozi, kandi ubushobozi bukuganisha mu gukora icyo udakwiriye gukora. Maze Sawuli akora iryo kosa. Amaze gukora iryo kosa, Imana ntiyamushima. Niyo mpamvu Samweli yamubwiye ati Uwiteka ntabwo yishimira ibitambo kuruta umuntu umwumvira. Nuko Sawuli iryo kosa ribaye irya mbere. Ikosa rya kabiri Sawuli yakoze muri ubwo buyobozi bwe nuko yakijije abo Uwiteka yamubwiye ati ubarimbure. Yakijije Abamaleki, kandi Uwiteka yari yamubwiye ati bagiriye n'Abisirayeli barimbure. Arangije arabakiza. Noneho igihe Samweli yamubwiraga amakosa ye, maze Sawuli aravuga ati nakoze icyaha, ariko bitavuye ku mutima. Hari igihe tujya dushaka ugatanga impamvu. Ubwa mbere atamba igitambo yaravuze ati intambara yaribaye mbese yarikaze, kandi wari watinze, mbona ko nkwiriye kugisha Imana inama. Ubwa kabiri aravuga ati Abisirayeli babonye inka nziza, intama nziza n'ibindi, n'abantu beza, akiza umwami yagombaga kwica. Igihe cyose umunyabyaha aritsindishiriza. Turi abanyabyaha, ariko mu kuri dukwiriye kuzirikana ko gutsinda cyangwa guhanagurwaho icyaha ntabwo biri muri twebwe ubwacu. Umunyabyaha rero ahora yitsindishiriza. Murabizi uko Adamu yavuze ati umugore wanyoheje, umugore ati inzoka waremye. Igihe cyose umuntu ahora yishyira mu ruhande rwiza. Abagabo iyo babona amakosa y'abagore bishyira mu ruhande rwiza, abagore bishyira mu ruhande rwiza, abana bishyira mu ruhande rwiza. Ariko uburyo bwiza bwo gutsinda ni ukumenya ko ikibazo ari wowe. Iyo usobanukiwe ko ikibazo ari wowe, aba ari uburyo bwiza bwo gutsinda. Reka rero ngere hahandi muri cya gice. Iki gice rero cya 16 turasoma amagambo atangaje. Ntabwo ngenda nyasoma yose, ariko muri uku gukorana n'Imana, Imana izi kureba mu bantu bayo ikamenya kurondora. Ubu twebwe uko turi aha ngaha, hagize umuntu uza ngo ashaka kurebamwo abantu beza, wenda bafite n'imitima myiza, aharabasha guhera ku bikorwa abona mukora, aharabasha guhera ku bantu abona bavuga neza n'ibindi. Sinzi icyo waheraho, ariko abantu bafite uburyo bwabo bareba, n'Imana ikagira ubwayo. Rero Sawuli amaze gukora ibyo, Imana yanyujije muri Samweli imubwira yuko ubwami bwe bwagawe, ahubwo ko Imana yitoranirije igikoresho.
mbese bahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, iyo Imana ikurebye ibona uri igikoresho cyayo kizima, irakureba maze ikagushima. Hano harimo igitekerezo cyantangaje cyane. Murebe muri izo Bibiliya zanyu, igitekerezo kirimo cyantangaje cyane ni uko Uwiteka yasanze Samweli aramubwira ati rekeraho kuririra, we kurira n'ibibi bya Sawuli bye kukuriza, kuko nanze kwaba umwami, ahubwo shyira amavuta mu ihembe ugende maze ujye kwa Yesayi i Betelehemu, ndakwereka uyasukaho. Niko byagenze. Samweli yaravuze ati ariko nimfa kugenda Sawuli aranyica. Uwiteka aramubwira ati genda nk'ugiye gutamba igitambo, kubera yuko Samweli yarabyemerewe. Hari abantu benshi bareba, wenda ukareba nk'umukuru w'itorero, ukareba nk'umuyobozi w'icyiciro runaka, ukareba nk'iki. Burya igihe cyose Imana iba yaramuhaye inshingano, izo nshingano ukwiriye kwemera ko azikora, kandi ukemera kuba igikoresho gikorana nawe. Samweli yari yemerewe gutamba ibitambo, ariko Sawuli ntabwo yari abyemerewe. Aragenda rero. Hano haba igitekerezo kintangaza cyane, kavuga ngo mbese mukunda kugisoma iki gitekerezo kivuga kuri aba bantu. Nababwiraga Sawuli, ariko reka tugere no kuri uyu wundi. Maze noneho Samweli aragenda ajya kwa Yesayi. Ageze kwa Yesayi, Yesayi yari afite abahungu, ariko iyo Bibiliya itubwira ivuga abahungu 7. Noneho ngo aragenda, abayobozi baho ngabo bamubonye baza bamusanganira ngo bahinda umushitsi, baramubaza batese kuje, ati nje gutamba igitambo. Arangije ahamagara Yesayi aramubwira ati zana n'abahungu bawe. Noneho Yesayi arabazana, azana abahungu 7. Azanye abahungu 7 ngo Samweli agikubita amaso umuhungu w'imfura ari we Eliyabu, maze aravuga ati koko uyu nguyu niwe uzaba umwami wa Isirayeli. Uwiteka yamubwiye amagambo akomeye dusanga ku murongo wa 7 w'igice cya 16. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, namugaye. Aya magambo ntateye ubwoba? Nagenje gute? Namugaye. Ntumurebe uko ari, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Imana ishimwe cyane ko ishobora kureba muri iri teraniro aba bantu bibwiraga ko ari bo bantu bashobora gushimwa no gukora ibikomeye imbere y'Uwiteka. Abo bantu ariko Uwiteka akareba bya bikoresho by'ibinyantege biciye bugufi, Imana ikabireba mu maso yabo nk'aho ari abanyambaraga. Ahamagara Aminadabu aragawa, ahamagara Shama aragawa. Abahungu 7 bose baraza, bose baragawa. Maze Samweli ngo umuhungu wa 7 aje, Samweli amurebye nawe yumva mbese nawe aravuga ati ibyo byose uyu ntabwo yaba umwami. Arangije abaza Yesayi, se nta wundi muhungu, nta wundi mwana wasigaye? Yewe byarantangaje. Mu gihe murabizi ko twagize ibyigisho 7 by'ububyutse, ariko nyuma yaho nyuma y'ibyo byigisho haje icya mbere, nimero ya mbere, iya kabiri, ya gatatu, ya kane, bagejeje kuri 7. Noneho haza ububyutse butagira nimero. Rero abahungu 7 bo kwa Yesayi bari cyuzuye, bari umubare wuzuye,
bari igishyitse, ariko muri icyo gishyitse abantu bareba, Imana irebesheje amaso yayo ibura n'umwe. Amubajije na Yesayi n'intege nkeya no kumva bimutangaje cyane, maze aravuga ati cyakora nsigaranye agahungu kamwe ariko kararagiye. Arangije aramubwira ati muhamagare, kuko ntabwo turi bujye gufata amafunguro tutari twamubona. Bajya gushaka Dawidi mu ishyamba, baramubwira bati umuhanuzi Samweli yaje yagutumyeho. Undi biramutangaza, ariko ngo kuko yari yaramenyereye kumvira aza yihuta cyane. Agituruka mu muryango, maze Uwiteka abwira Samweli atumva, uwo musukeho amavuta ni uwo nguwo. Imana yacu yabwa icyubahiro. Uwiteka ntabwo areba nk'uko abantu bareba. Musukeho amavuta. Baririmbyi mushobora kuririmba, maze nanjye hari igihe nigeze mba umuririmbyi, ariko n'ubu ndiwe. Noneho hari abantu, abahungu n'abakobwa, baba bafite ya majwi meza meza cyane, bo bakunda guhereza mikrofone. Bariya bakunda guhereza microphone. Ariko reka mbabwire, mbese mwebwe mufata za mikrofone kugira ngo ijwi ryawe rishobore gutuma abandi baririmba neza. Korari nabayemo, hari n'igihe babwiraga umuntu bati wowe ijwi ryawe uryoroshye cyane turisohore, kubera yajyaga kurisohora maze rikica indirimbo. Ariko se wowe ufata mikrofone, ese ibyo uririmba nibyo biri muri wowe? Mbese niyo mibereho yawe? Mbese nibwo buzima bwawe? Wabitekerezaho. Maze Dawidi ngo yari umuririmbyi, yari yaritoje guhimba. Ibintu bibiri nshaka kubabwira, ninshaka mbirangirizeho. Iyo Imana ikubona nk'igikoresho cy'icyubahiro, iragutoza, ikunyuza mu ishuri ryo kwitoza, kandi ishaka kuzakugeza aho yifuza kukugeza. Maze murebe, niwe wari mutoya, ariko niwe bari bagize niwe bari bagize umushumba. Rero Imana yari iri kumutoza imibereho ya gisirikare, kandi igisirikare kitajenjetse, cya gisirikare cyo mu rwego rwo hejuru. Yagombaga kuzaba umugaba w'ingabo, kandi ingabo zihangana n'abantu bakomeye cyane bajegeje Isirayeli. Uwiteka amutoreza hehe? Mu ishyamba no mu ntama. Maze Uwiteka aramutoza, wa musore mutoya akajya yihimbira indirimbo, akiririmbira, akaririmba, agatangira akazicuranga. Ariko ikirura cyaza, intare, namwe intare ntabwo tuyibona ku mashusho, ariko ngira ngo ntabwo ari benshi bayibonye bayegereye, kiretse hari abajya mu maparike. Idubu, ahari ababa begereye amazi n'ibindi. Maze ngo intare yaza, yafata umwana w'intama, ngo maze Dawidi akayisimbukira, ari umwana, ari mutoya, umusore w'umugenda, maze ngo akayicakira, akayaka wa mwana w'intama, akawukura mu kanwa. Yamara kuwukuramo, ngo maze intare yamuhindukirana kugira ngo imurye, ngo maze akayifata, ngo akayivutagura, maze akayitsinda aho ngaho. N'idubu bikagenda uko nguko. Imana imutoza umurimo wa gisirikare, kandi atari kumwe n'abandi basirikare, ariko abamarayika bo mu ijuru bari bamugose, ari kumwe n'abasirikare batagaragara. Abasirikare b'ijuru bahora bamugose umunsi ku wundi. Maze icyo kirangiye, amaze gusukwaho amavuta, reka ngende nerekeza ku musozo, muzabikomeza. Ariko amaze gusukwaho amavuta yisubirirayo, noneho ngo Mwuka w'Imana aramwuzura cyane. Noneho ahimba indirimbo, aririmbira Uwiteka. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Imana yacu yabwa icyubahiro. Maze arangije
Uwiteka yongera ashaka izindi nzira. Sawuli amaze kubona ko Samweli n'Imana bamuretse, ngo maze akajya ahangwaho n'umwuka mubi. Muraza kubibona ku murongo wa 14 w'igice cya 16, byabaye ngombwa ko bazana Dawidi kugira ngo igihe Sawuli umwuka mubi yamugezeho maze Dawidi amucurangire. Icyo gihe Imana imujyana mu rindi shuri ryo kwitoza kuba umwami. Imaze kumutoza kuba umusirikare, irongeye imutoje kuba umwami. Maze ngo akajya yagacuranga, yarangiza akisubirira iwabo. Reka rero nihute ngere kuri aya magambo nshaka kurangirizaho. Amaze kubona uko mu rugo rw'ibwami babaho, amaze kubona uko barya, amaze kubona uko bambara, amaze kubona imikorere yaho, amaze kubona ibyaha bikorerwayo, maze akajya yisubirira mu ntama. Arangije igihe kiragera, Abisirayeli Abafilisitiya banga Abisirayeli mu buryo bukomeye, barabatera, barabarwanya. Maze rero kwa kundi abantu bareba, maze bareba ngo igihanda, uwo mugabo witwa Goliyati ufite amano 6, ufite 12, ufite intoke 12, wa wundi ngo wari ufite ngo igitera niba ari igihagararo cya metero 6. Maze arangije, maze bamushyira imbere, maze arambara. Musome ibyo yambaye. Yambara ngo igikoti gipima ibiro 70 n'ibice 875. Mwumva ukuntu cyari kimeze, mwumva uwo muntu. Tekereza ko n'ibiro 2 kubyambara biba bigoye, ariko we yambara igikoti noneho ngo gifite biriya by'amaga by'intuza bimeze nk'ibyi mu gitabo, muzabibona mu igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Noneho ngo bimeze nk'iby'isamaki, ku buryo nta nubwo washoboraga kurasa cyangwa ngo utere icumu maze ryinjire. Maze arangije Goliyati ngo amara iminsi 40 yavugira nk'ariya bahanganye. Abisirayeli bose ngo bakiruka bakajya mu ndake. Kubw'ubuntu bw'Imana, bahungu namwe bakobwa, ngiye kubabwira amagambo, kandi amagambo babyeyi, amagambo atangaje niba tuyita inyoni, niba ari iki, y'igisiga kimwe. Dawidi yakoze nk'igisiga cyitwa kagoma. Hari abagore bo mu itsinda rya kabiri. Itsinda rya kabiri, iyo tuvuga Figo muri Mifemu, mbabazwa cyane no kubona hari abagore usanga badakunda ko bagaragara mu cyiciro cya Mifemu. Icyiciro cyiza, abagabo beza, mujye muhatira abadamu banyu kwinjira mu cyiciro cya Mifemu. Ni icyiciro cyiza, kandi icyo cyiciro bakibayemo nk'uko bakwiriye kukibamo. Abagabo mwe, niba hari ibibazo mubona wenda muterwa natwe abadamu, bibasha kugabanuka cyangwa bikanashira burundu. Itsinda rya mbere turyita flower cyangwa ururabo, irya kabiri ni ryo kagoma, irya gatatu ni indashyikirwa, irya kane ni zahabu. Abo ni abashatse, ni imiryango, abubatse ingo. Ariko itsinda rya kagoma, umugore ugereranywa na kagoma, sinzi uko ababitekereza. Dawidi rero nawe yakoze nka kagoma. Iyi kagoma, hari umugabo umwe witwa Miles Monroe, yavuze amahame agera muri 7 aranga kagoma. Ariko ibindi biranga kagoma ni imbaraga, ni ukwiyemeza, ndetse no guhangana n'ibigeragezo.
ariko ihame rya mbere cyangwa ubwo ni principle ya kagoma ni uko kagoma ngo iguruka yonyine, ntabwo ikenera izindi nyoni kugira ngo igurukane nazo. Nibyo byabaye kuri Dawidi uyu nguyu noneho Isa amwohereza gusura abavandimwe be no kureba urugamba. Agezeyo, reka nihutire ku buryo byagenze. Igihe bose bari bananiwe, igihe bose bashyaga ubwoba, igihe Sawuli ubwe yari yaramaze gucika intege, maze Dawidi mwa basore mwe, maze Dawidi aravuga ati harya umwami yavuze yuko uzatsinda uriya Mufilisitiya azahembwa iki? Abandi bakamubwira bati azahembwa kumushyingira umukobwa we. Noneho akajya kubaza abandi, bakuru be baramwamagana, muzabisome byose. Ariko arangije inkuru bayishyira Sawuli inkuru arayakira, abanza gushidikanya kuri Dawidi. Arangije amuhaye imyenda ye ya gisirikare. Dawidi yambaye imyenda iramunanira, imaze kumunanira yikuramo, maze aragenda. Reka mwumve uko byagenze. Goliyati yongeye kwisararanga nka mbere, maze aravuga ati nimuze amagara y'Abisirayeli. Yarababwiraga ati nimudutsinda tuzaba abagaragu banyu, nitubatsinda muzaba angaruzwa muheto zacu. Maze Abisirayeli bamubona uko ameze bagashya ubwoba. Maze Dawidi arigendera. Maze igihe Goliyati amubonye aravuga ati ariko kuri kunterana inkoni. Abana b'Imana iyo batwara intwaro z'Imana. Dawidi yamaze gukuramo intwaro za Sawuli, ajyana inkoni kuko yari umushumba. Burya umuntu atwara intwaro yamenyereye. Ajyana inkoni, yageze mu kagezi atoragura amabuye 5. Yari afite umuhumetso, yari afite isaho abikamwo ayo mabuye. Arangije aragenda, maze Goliyati amubonye ati kubera kunterana inkoni, ese wibwiye ngo ndimbwa ngwino nkubagira ibisiga? Hari imvugo y'abatazi Imana n'abayizi. Amaze kuvuga ati ngwino nkubagira ibisiga, maze Dawidi amubwira amagambo akomeye cyane, amagambo twaza gusanga hano inyuma. Reka ku murongo wa 45 aramubwira ati, Dawidi abwira Umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza kwice nguce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isirayeli hari Imana. Imana yacu yabwa icyubahiro. Bamenye ko mu Isirayeli hari Imana, kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari uzabatugabiza. Imana yacu yabwa icyubahiro. Imana yacu yabwa icyubahiro. Imana yacu ni nziza. Maze wa Mufilisitiya mu bwibone aragenda, ikota amera nk'urikuyemo, ngo maze Dawidi arazunguza rimwe amukubita, amutikura mu mutima, undi aragaragurika yikubita hasi. Imana yacu ishimwe. Yego, ndi kugana ku musozo. Ndagira ngo mbabwire yuko gutsinda kwa Dawidi atsindiye Abisirayeli ntabwo kwanejeje Sawuli yagiye amugirira ishyari, kuko abantu bose bavuze bati batangira kubona ubushobozi muri Dawidi. Ariko niba mubyibuka neza, yari yaramaze gusukwaho amavuta y'Uwiteka. Iyi Imana yagutoranije kandi ukaba igikoresho cy'icyubahiro,
nta muntu ubasha kugira icyo agutwara. Yamuteze imitego myinshi ariko Dawidi aratsinda. Yageze igihe avuga tumva uyu muntu reka nzamwice ariko reka ye kungwaho, maze aramubwira tumva ndashaka kugushyingira umukobwa wanjye, ndashaka kugushyingira umukobwa wanjye. Dawidi aravuga ati koko data ari abantu b'abakene kandi ndashyingirwa umukobwa w'umwami gute? Uwa mbere Sawuli amushyingira undi, amaze kumushyingira undi ariko abwira abagaragu bati nimugenda abasirikare be mubwire Dawidi ko nshaka kumushyingira. Ariko hari umukobwa wa Sawuli wari wamukunze witwa Mikali, maze Dawidi aravuga ati reka da ntabwo nabona inkwano. Maze Sawuli aravuga ati mugende mumubwire ngo nta yindi nkwano nshaka, ndashaka ibinyita 100. Wenda reka tuvuge ngo arashaka imyenda haracujije abantu 100. Maze ngo Dawidi arabyishimira. Reka mbabwire, nongere mbwire abatarashaka bari aha ngaha, muri za prinsipe 7 za Kagoma harimo prinsipe imwe yindi nayo nari maze kubabwira yuko Kagoma ntabwo ikenera izindi nyoni kugira ngo ibashe kuguruka. Ni nako Dawidi atakeneye abamuzengurutse, yari afite intumbero imwe. Kandi Kagoma ngo igira vision imwe, ni ukuvuga ngo igira vision imwe ariko ngo ikagira kureba kwikubye. Niyo mpamvu ngo ireba ikintu kiri kuri kilometre 8. Ariko iyo imaze kubona umwana w'inkoko umushwi, ibiri ruhande byose ngo ntabwo ibyitaho, ahubwo iviza wa mushwi akaba ari wo ijya gufata. Ariko ngiye kubabwira batarashaka muri aha ngaha, ngiye kubabwira ikindi gikomeye Kagoma ikora. Niba tubita ngo n'abakobwa ba Kagoma, ubwo ni ikizu. Niba reka tuvuge ngo ni ikizu cy'ikigore. Ubwo ngo iyo ikizu cy'ikigabo, reka wenda dukoresha ngo umuhungu wa Kagoma, iyo ashaka ko umukobwa wa Kagoma mu byakira uko nguko, izo terme nubwo atari ko bimeze, ubwo ni ikizu, ni Kagoma, ni inyoni. Noneho ngo iyo gishaka uwo mukobwa, icyo kizu cy'ikigore, ikizu cy'ikigore ngo kigiye ikizamini, kigiha exam. Noneho ngo kiragenda kikaza kigaca agashami hano hasi, maze kikirukanka cyane, kikazamuka, ikizu cy'ikigabo kikagikurikira. Cyamara kugikurikira maze cyakigeraho, cya kizu cy'ikigore kikarekura ka gashami cyangwa ka kababi, kakamanuka, maze ikizu cy'ikigabo kikagafata kataragera hasi, kikongera kigasubirayo. Ngo uwo mukino cyangwa ubwo buryo muzabisome byo Miles Monroe yanditse. Maze ngo iyo bibaye hafi amasaha 2 gikora exam, ubwo noneho ikigore kiravuga ngo uyu ni umugabo uzandengera, maze kikamwemera. Byabaye kuri Dawidi. Maze Sawuli aramubwira tumva nta yindi nkwano nguciye, genda ugaragaze kuri umusirikare nyakuri, maze wica abantu, unzanire imyambaro cyangwa ibinyita bigeze mu 100, ndaguha umukobwa wanjye. Dawidi yaragiye ngo maze yica abantu 200, maze azanira Sawuli ibyo yamusabye. Sawuli we yarateganije ko Dawidi bamwicirayo, ariko Dawidi agaruka yatsinze. Imana yacu yabwa icyubahiro, Imana yacu ibaha umugisha. Rero mukuri reka mbabwire, iyo ugaragaye nk'igikoresho cy'icyubahiro, Imana igukoresha iby'icyubahiro. Dawidi yabonye ibyo byose, muzi yuko yaje kuba umwami, ariko yanyuze mu ntambara nyinshi zikomeye. Ariko Dawidi yajya gucika intege, maze Imana ikamugarura cyangwa wese akayigarukira, maze agahimba indirimbo akaririmba,
kugeza igihe yategereje yuko Imana imugeza mu gihe cyari kigenwe. Ntukihutishe ibintu, uzategereza igihe Imana yakugeneye, kandi ibyo yakugeneye uzabigeraho. Niba Imana kandi yatanze amasezerano, iravuga ngo nuyubaha ntabwo izakugira uwo hasi, izakugira uwo hejuru, izagusumbisha amahanga. Tegereza ayo masezerano y'Imana mu kubaha Imana kwawe. Icyampa Imana yo mu ijuru, mwabavandimwe banjye muri aha ngaha, Imana ikabashoboza nanjye ikanshoboza, kugira ngo tugendere mu bushake bw'Imana kandi tugere ku cyo Imana yavuze. Imana yacu ni nziza. Dawidi rero yagiye abona yuko kubana n'Imana nta gisa nabyo. Aririmba muri Zaburi ya mbere, aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Uwo muntu icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ingamba Dawidi yagiye arwana, reka mbabwire, ndifuza yuko namwe mwajya murwana izo ngamba, kandi nanjye nkazirwana. Rero Imana yo mu ijuru mu rugendo turimo iyidushoboza. Hano ndagira ngo Imana, iriya nyoni ya kagoma niyo yigereranijeho yonyine. No muri iki gitabo cy'uburezi hari agaparagrafe gatoya ngiye kubasomera, karavuga ngo hari ubwo kagoma yo mu misozi miremire ikubitwa hasi n'umugaru ukayiroha mu mikokwe ifunganye y'imisozi. Ibicu birimo imvura y'umugaru bitwikira icyo gisiga cy'ikinyambaraga, maze umwijima w'ibyo bicu ukagitandukanya n'impinga z'iyo misozi zakaho izuba, kandi ariho cyari cyaritse. Ndagira ngo mbabwire, ndi kubasomera aya magambo, mbabwire yuko iyo umugaruje n'imvura ikaza n'umuyaga mwinshi, izindi nyoni zirahunga, ariko kagoma iratanya muri uwo mugaru, iratanya muri ibyo bicu, maze ngo ikazamuka ikabirenga ikajya hejuru yabyo. Niko abubaha Uwiteka bazamera. Mbere yuko dutaha iwacu i Kanani, Imana izakuzamura. Igihe cyose uzaba uyubashye nugendera mu bushake bwayo, izakuzamura, maze utsinde muri uru rugendo, maze ubarwe nk'umwana w'Imana. Hano rero baravuze ngo iki ngiki imbaraga iki gisiga gikoresha ngo gikira ako kaga ziba imfabusa. Gikubita hirya no hino, kigakubita amababa yacyo afite imbaraga, maze urusaku rwo gutaka kwacyo rukabyara nyiramubande. Amaherezo humvikana ijwi ryo kunesha, bityo cya gisiga kikaguruka cyihuta cyane, gitumbagira kigaca muri bya bicu, maze kikongera kugera ahari umucyo w'izuba, naho umwijima n'imihindaganyo byasigaye hasi cyane. Natwe niko dushobora gukikizwa n'ingorane, urucantege, umwijima, gushinjwa ibinyoma, guhura n'amakuba n'akarengane bikatubundikira. Hari ibicu tudashobora gutamurura, turwana n'ibitwugarije ariko bikaba ibyusa, ariko hari inzira imwe rukumbi dushobora kurokokeramo. Inzira zingahe? Imwe rukumbi. Ibihu n'ibicu bitwikiriye isi, ibihu n'ibicu bitwikiriye isi, nyamara hejuru y'ibyo bicu hari umucyo w'Imana urabagirana. Mu mucyo w'ubwiza bw'Imana dushobora guhaguruka tukagurukira ku mababa yo kwizera. Imana yo mu ijuru iduhe kugira kwizera gushikamye, maze tugurukire kuri ayo mababa, maze ubwo tugiye gucungurwa, ubwo ibihe birushya biturindiriye, maze hirya y'ibicu hakaba umucyo, maze uwo mucyo tukazawuba mu iteka ryose. Hari amasezerano akomeye Imana yaduhaye, kandi aya masezerano nituyagenderamo, igihe kigeragezwa kituri imbere tuzakirokoka, tuzagitsinda, kandi hirya yo gutsinda tuzabona ubugingo buhoraho. Isezerano rero Uwiteka yaduhaye turarisanga muri Yesaya ya 40. Yesaya 40 igice cya 40. Yesaya igice cya 40. Niba mwahageze igice cya 40, turasoma umurongo wa 27.
hari amagambo ameze nk'ayo Uwiteka yabwiye Samweli amubwira ati wikomeza kurira no kuririra Sawuli n'Abisirayeli, genda utoranye Dawidi. Mbese muri aya materaniro, mbese muri iyi saha urumva uri umukandida kugira ngo Imana iguhitemo igutoranye. Icyampa Imana yo mu ijuru ikagushyiraho ikimenyetso kuko yasutse amavuta kuri Dawidi. Icyampa Imana yo mu ijuru ikakureba ikaguhitamo kugira ngo uzabe igikoresho cyo gukora ibikomeye. Ibya Dawidi tubivuzeho gatoya cyane, ariko yakoze ibikomeye cyane, kandi ubwo tuzaba dutashye iwacu Kanani Dawidi tuzamubona. Hano rero aya magambo nawe arakubwirwa, yabwiwe undi mugabo witwa Yakobo, cyangwa uyu munsi wa none arabwirwa wowe. Yewe Yakobo Isirayeli, niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intega barambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda, yongeze hariya ngo imwongeramo imbaraga, nongeraho akandi kajambo katanditswe aha ngaha ngo agahinduka ukomeye. Uwiteka Imana yiteguye kubongerera imbaraga kugira ngo muhinduke abakomeye muri Kristo Yesu. Hano rero aravuga ati abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Imana yacu ishimwe. Abategereza Uwiteka bizagenda gute? Bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Imana yo mu ijuru kuri uyu mwanya ibaha amahoro, ibaha umugisha, kugira ngo ubwo twitegura gutsinda urugamba ruheruka, maze tukabazabana na Yesu wacu wemeye kuba icyo twari kuba cyo, kugira ngo natwe duhinduke abakiranutse muri Kristo Yesu. Imana yo mu ijuru yeze imitima yanyu, kandi nanjye nyeze, kugira ngo muri iyi si twitegure tumaramaje, tuba abahungu n'abakobwa b'Imana bitegura kuzasangiranira Yesu ubwo azaba agarutse. Uwiteka abarebe neza, amurikishirize mu maso he, mu izina rya Yesu. Amen.